sasa ugasanga sometimes ntabwo biri appropriate, ntabwo birimo, ntabwo uri urakora content. Ndabyumva. Ahubwo wenda no kuvuga kwenda nk'iyo umuntu YouTube is a very big platform. Abantu bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Urumva kuvuga ikinyarwanda ntabwo ari ikibazo iyo uri gukorera content iki abanyarwanda, audience y'abanyarwanda nta kibazo pe. Ariko hari uburyo ushobora kuba iki, ushobora kuba diverse, like ushobora kwagura hari content nyinshi ushobora kuba buriya si ngombwa ngo uvuge icyongereza cyangwa uvuge igifaransa, ariko byibuze nimugerageze no gukora subtitles, kubera ko buri mubwire nuko njye atari ibintu nabwa ngo ngiye gukora. Wifashe ugafata izo kamera zanyu mwaguze zinahenze zimeze neza, you have a DSLR camera, you have a good camera, take your camera. Sheri ujya mu kirungu ubu ngubu nta nubwo bisigaye bihenze ku banyarwanda. My dear, mbahereza idea. Ugiye muri kiriya kirunga na kamera yawe ukavuga mu kinyarwanda cyawe, ubundi ugashyiraho subtitles z'icyongereza, wagira fan base nini cyane. Ntabwo ari ngo uvuge icyongereza, ntabwo ujya ubona hari umuyuti wageze kuza mu Rwanda w'umwarabu, content zose ziri mu cyarabu no kuri ndaza kuza gushaka izina ryenza kukohereza kuri Instagram, no kuri Instagram ze, no kuri Instagram cyakoretse kuri YouTube, but ashyiraho subtitles ebyiri. Aravuga mu cyarabu agashyiraho subtitles y'icyarabu na subtitles y'icyongereza. Ariko like almost I don't know how many millions subscribers on YouTube. Ariko ntabwo uri creative. Kagame yaduhaye u Rwanda rwiza, u Rwanda ruri kuri mapu, urumva wicaye ugasesengura ikintu mu kinyarwanda ugashyiraho subtitles z'icyongereza, kuko ntabwo ari ngombwa rwose ngo ubuzi no kukivuga, urumva wa subtitles wareba. Ntiwabonye ya channel yitwa ngo ni Afrimax ijya gushaka abantu bafite ubumuga hirya no hino? Ntiwabonye ko rubanda bivugira mu si wabonye ukuntu amastora ajya viral se kubera n'abanyarwanda bayarebye? Oya, kwera mu muri b'icyongereza ashobora kugenda ahantu hose. Sinzi ngo ni yande, I don't know, uretse wenda ko export, I don't know niba exporting abari abantu cyangwa se niba ayo kuko niba abantu badonatinga ayo bafasha. Ariko urabona ko abantu bavuga agakora content zo mu Rwanda, uriya muri creative, zimwe zifite akamaro, wenda izindi zigaragara nkaho exporting people because of money. Hari comment mbonye hasi ngo indaya turahuye. Ese ngiye ko ntari kuzibona? Ntabwo urazibona? Oh, sorry. Can you go off and come back if you really want them? Okay. Go off and come back. Ndajya off. Yego. Naho ugeze. Ugeze habi muko. Noneho try to request. Gerageza requesting urebe. Gerageza requesting. Abantu mumbwire ngo nzane Godfather, murabona we yabisabye kuza. Shaka kwishanura. No kwishanura. Isimbi, try and request. Okay, yes, I can see your request. Ako tinya ko narindi mo ndashakisha Isimbi Noeline. Nibagiwe ko ngo Lix Luvi. Byakunze. Urazibona? Mbwira ikintu kigiye kumbaho. Ibyo ugiye gutangira gukina porno, menya ko njye I'm never gonna have sex again. Ubu ndaguma ndeba porno zawe nkubita kanyamerika. Nkubita kanyamerika, wowe umenye ko ewana ugiye kuba umugore wanjye kumugana. Uyu munsi nashutinze na Brothers. My dear, ngiye kugira exposure. Ako sundi Brothers urayizi.
nanjye ngibyo ndi kukubwira icyo nzi kibyo ari byose ni ukuvuga ko ari company twika cyane. Oya Brothers ni corporation, ni Pornhub, Brothers, Reality Kings, all the big porn industries, like big companies. Or when the big companies, so when the corporation, like it's a corporation, of course, with a board. So Pornhub, Brothers, Reality Kings, Bang Bros, all these game. The Brothers and the Brothers, yeah, I say it, yes. Brothers and ni corporation imwe na Pornhub ni company. Brothers nagumaga ajya kugenda kwirebera uduprono twanjye ko wambwa ni wakasuku ngo gake. Ngasuko sari he? Ngasuko siza hana ari amasaha baryamye. Ngasuko vuye muri shift 5 ukora muri Amerika. Mama ariko reka nkubwire sawa. Abantu batekereza ko Burayi arika ariko ubu shasheri nagize Barcelona ari heza. Barcelona haratwika ikisheri nabonye abana babiravura bari gucuruza cagwa ku muhanda basa nabi mumva narira. Nako abana s'abanyafrika babahungusha bameze nk'amayibobo. Nano kugira gutya polisi nyine nko ko mu Rwanda polisi kakwiruka nyine nabazunguzanye muri Spain. Shawe nukuri nabibonye nabirebye nkajya mbyirengagiza twawuza amaso gareba ko wayo bakabyumbira buri umbonye. Umva nahageze ejo mu gitondo mvuye Hungary nibwo nari mvuye gushutinga nandi makampani. Noneho umuproducer kuko mundi Brothers shootinga mu bihugu bigiye bitandukanye sibyo tuvuge nka Canada baba bafite nka production hiring a production company like sound guy cameraman. Wari Barcelona kugira ngo shootinge nuza na Brothers yeah okay nibo banzanye hano like iyo bagushaka bakubukinga muri agency agency murana nayo barangiza nyine bakamukumvikana ibiciro n'ibiki ubundi barangiza bakuzana bakakugira nuvuga ngo it's like very professional, it's something that is very safe, it's very professional. Uri kuri date you kora na team nziza ufite like everything you need they provide for you, like a hotel they paid for. They paid my flights, like everything they pay for you, like and then they pay. Ariko n'ubundi barabyishura ko n'ubundi babaza gukora amafaranga, of course, like you folk. Like do you live like you do you live like a grammar like uri muri like 5-star cyangwa iki? Oh yeah, ntabwo ari 5-star. Like when they put you in a hotel, it's not like a 5-star hotel, but it's a good hotel. I mean, it's just niba ujuka niba wenda uri bumara umunsi umwe cyangwa ibiri ni ibintu babiraho transport babaye kwishyuriye bakwishyura ibyo kurya bakwishyura nyine uri comfortable basic. Nago uri bujye kwirwa utekereza ibintu ngo nk'ibintu ndabikura he you get. Not the basic needs. Kandi bura ntago ari buri muntu wese uguha akazi niyo yaba agiye no gukoresha ibintu byawe burya ibyo bintu byose ukora iki ubigukorera the get. Ariko nyine n'ubundi kubera abari ba company abari established kandi babazi neza agaciro umuntu afite bura barakure bakavuga ati uyu muntu neto mushyiraho azahita agira iki azatwika azatuzanira iki azatuzanira engagement. Kandi iyo bakorana especially muri America cyane iyo bakorana kuko America like the porn industry in America is like way bigger than in Europe because the competition, there's so many performers, the competition is so fucking high, like you get. So iyo bakoranye n'umuperformer nka Bakila Noir umuzi like Bakila Noir ba Anna Fox, all those big girls. Okay, like I watch porn, right? I watch porn. Watching a porn, but like ayo mazina wowe yavuga nkuko wavuga nyine nkuko waza mu Rwanda ukavuga ngo nibuzi Bruce Melody, nibuzi The Bay, nibuzi Meddy. Anje bana manzi ko ndikubwira indangenzi yanjye nyine isi uba wibereyemo like you know in India yawe tu
So ndimo ndakubwira ariko ndabona abantu bo muri comments barabazi man, muri comment harimo abana bashona barabazi nyabanyarwanda ni indaya loloki yo muri comments ababoro barashona tu kuki biri kugera ahantu comment zikahita zihagarara no kubera iki like ndabona hari nk'uvuze izina uvuze akarimenya kure Killer Noir hari n'ubundi uvuze Killer Noir aba bana bateye imbere zamani ndi mu mandazi ngo Jason Love is it just that nigga he has a fucking big digging mukomana yaje niko yadestroying abantu dupipira tumana gwiki mbaro ujya kuri Twitter ujya kureba Jason Love no kuri kwimana Jason Love we Jason Love so good ngo afite urwoga amahoro ngo afite digiri ni ndogo kamurebe hano no hari n'undi bita Dread no Dread we he's the king hey this niggas niba baba ari ibiki ngo Jason nyine Jason bisanzwe Love nk'iyi yanjye LUV nangiro nize ngo nitiranwa n'umustar wenda bizagira igenda bavuga ati se burya baravukana ni wafatiye boro iyo oya aba performer benshi bajya kugira amazina ameze kimwe like it's not a big deal ushobora kuba ufite ubundi umemuona urabona iyo video ari kumwe n'uwo mukobwa bamwita Lena the Proud uyu nguyu yagiye viral mama uyu Lena afite umugabo n'umwana naho bafite podcast okay like an adult podcast you know they invite ex performers bakakora ama bya batatu n'ibiki naho kuva yari yagatangiye gukina nyine ntabwo yari yarigeze akora iki akorana collab n'undi mugabo no kugira ngo nyine bakore iki babe relevant of course muri industry ugomba kuba relevant ugomba kuzana ibintu bishyashya abwira umugabo ufite uyu kibungu tugomba gukora iki ugomba kundeka nanjye ngakora iki collaborating aravuga ati mu bantu bose nzi ninde muntu ako nyine Jason okay Jason he's a big star of course like he's really big, he's a big deal umva type nyine type yo nyine muri industry hari abantu nyine bari abantu bavuga ati yes but type yubatse izina ari iyo collaboration yabaye viral my dear iyo uvuze viral muri porn iyo uvuze ngo byararebwe cyane katuvuge nk'indirimbo ya Justin Bieber ubwo ushobora kubona nka billion views iyo tuvuze ngo muri porn kuba yararebwe cyane ifite views nka zingahe kanze nguhereza example yoroshye urabona Mia Khalifa yabaye so famous cyane kubera ko she has over 100 million views on Pornhub. Do you know what that is in porn? The competition is too high. Having over 100 million kandi nano biracyagenda mu gihe kizaza mu myaka y'ingahe zaza she's gonna like even probably have 1 billion views on Pornhub. That's a lot of money. But after umuntu yagiye viral depends on how much views you are getting on different social media, how much attention you're getting, and how much money you're able to make from your ex videos. You get? Hira video yale na Jason. Iri yari exclusive aba nta promo nta ngo yigeze nta nakantu nakunyeze shyira kuri Twitter. Ariko kubera ko so many people urabona nyine today's muri iki gihe cya social media ama podcast yabaye menshi cyane. If more than I don't know how many podcasts are talking about you are basically like trending on social media back to back. You get? Bani invitinze kuri podcast yawe mbivitize yangegera ihora ivuga ubusanga wamwita ngo ni Andre Toit niba ari Andre Tetu niba ari Toto niba ari ndeyo gasweranye na Andre Tate no I'm gonna go like once oh you can be able to invite Andre Tate to your podcast he can talk shit kuko he can talk shit though so once he can be able to talk Andre Tate can talk yes
like what the fuck. So nubwango kugusubiza ikibazo cyane nubwango urebye amafaranga Lena yakoreye kuri la video yonyine kandi urumva iyo ni ureba muri porno ureba n'igihe kizaza kuko it's a long time investment you get kuko right now people are going baragenda bagasacinga Mia Khalifa urumva baragenda bagasacinga n'umuntu wabaye retired already muri industry like n'ukuntu ushobora kugenda inyuma ukarama game ya LeBron James yakinnye imyaka ingahe ishize urumva streams keep going up cyangwa ubwango kugenda ukareba nk'indirimbo ya Chris Brown yakoze imyaka 10 ishize streams keep going up so you keep making money from your streams back to back. So if you have your videos on Pornhub and you have your videos on like OnlyFans and all these kind of things like you count money you're making. That's how shit, because it's about the money. How much are we gonna make from this? You get apana gutrendinga gusa mu Rwanda abeg how much are you making? No ubungu say that ubaye professional like an ex like artist. Can I say artist or video? Okay, you can call somebody a porn star, you can call somebody a porn star. Ubungu you like a professional porn star nizina waruhinduye. Twitege ko Isimbi Noel ahinduye ubuzima aza kuba afite nk'amafaranga nyine menshi. Mba yewe amafaranga baratoragura. Okay, nurayiza gukina nka porn 10, nurayiza gukina nka pro 10. Gusa nazigeze se kuzo yeah. Okay, turebe. Budapest na shooting n'amakampani. Reka rero mukaza nkonye gusobanura ikindi kintu kimwe. Mbere yuko social media iba relevant nkuko nimeze ubu ngubu. Mbere yuko ibintu nyine abantu basirimuka mu mutwe. Kera hari umuntu wanditse comment ngo inshuti ngo Ducati fish turi hano ngo twakwica Ducati fish n'uduki akosha ntabwo ndi gusoma ongera kanongera fake account urabona nk'ubu hashobora kuba hari nk'udu fake account twaba Shadibu twaba Bruce Melody baje kureba ati ase mwagiye muzana ari account zanyu nk'abahati ngereka bagiye bazana account zabo kabatamo ubu Ducati fish turuzuye ngiye kongera kuvaho nongere ngaruke ntabwo ndi gusoma zahagaze bawugaruke nari ntabwo zahagaze ibintu ziko we Isimbi wanje we Ddoumb ariko sinje nkumenyere ewana ubu bose buzuye hano bose ku murongo bose bari hano naje ndabashuje Shadibu jotem Shadibu buri hano I know catfish duhe link twaza baraza araza kuzi Isimbi Noel arayibaha niba munashaka waza nzuwena ninde wundi insuje ari ya Kuru peace inde wundi Isimbi modo nawe ndakubona mu gakatfi anyway ba Kigali boss babies n'ubwa mbere narabavuze muri aho uyu niwe inspiration wanyu we niwo mushaka kwigira Kigali boss babies muze mwicare mwige turababwiye nta kintu mufite mubwira abaturage aha niho mvugira ati Kigali boss babies muguma musakuza nkavuga ati Kigali boss babies bakora iki Kigali boss babies mukora iki nabuze ikintu mukora bro you don't do shit muba muri aho ngaho burashaka kurya hit mu bintu by'ubusazi you don't Hadishire w'Isimbi wanje Kigali boss babies bakora iki mumbwire banyarwanda mwamba bare mukambwira Kigali boss babies bakora iki nkuzanira umuntu afite icyo akora yewe nkuzanira umuntu afite icyo akora hopeless mukajya aho ngaho abantu bakababesha bakakure nkuzanira Isimbi Noel Isimbi Noel twagiye reka ndikoga intoki maze kurya inyama zanjye Eh. so
Yeah. So narigeze ahantu like twavugaga ngo ese ko ngo ni iki nyine gituma ngo ni iki gifatwa nyine nka viral cyangwa se wagiye viral cyangwa wagize so bihera Oh no wambajije ngo mbese ngo ugiye kuba umukire ubundi nicyo nashaka ubundi yarabyaga iwanyu uko umuntu atangiye kunyataka kandi je nibarizaga baro yari barabyaga iwanyu yewe kire kubera ko ngende gifunze what do you mean ngiye kuba umukire ako kagira bikubwire nabyo nta kibazo ni kuvuga ngo the reason why I was making money on OnlyFans it was not a problem ariko no kuvuga ngo iyo ugiye abantu bose ba subscribinga kuri OF yanjye n'abantu mba nakoze iki nuvuga ngo n'abantu mba nazanye ni traffic mba nizaniye so nuvuga ngo traffic rero nizanira most of them ariko nta nubwo bagaye penda bashimira ko ari abakiriya n'aba East African cyane kuko niyo following nyifite East African so East African people ntabwo ari abantu bari used kuri professional like you know like they're not used ku umuntu ashobora kuba ya pricinga video ye ku madolari 100 urumva video nashyizemo uko OnlyFans ntabwo ari ahantu niba nashyize subscription yanjye ku madolari 6 ndi kugira ngo bikorohere kugira ngo ushobore kuba wakora iki wak accessinga account yanjye ukaba wananyandikira nkaba nanagusubiza kuko ntabwo uzanyandikira kuri Instagram ngo ngusubize urumva no matter how many highs you say ntushaka wandike highs by'umweru imyaka 10 ntabwo uzagusubiza urumva kujya kuri Twitter ukiri gukomentinga ubusome uki ntabwo uzagusubiza none kuri Twitter yanjye message ziraprotse you get OnlyFans niho usubiza honyine niho usubiza kuba ufite na privilege yuko ngusubiza ku madolari 6 ni privilege ufite na privilege yuko ushobora usubizanya ku madolari 6 attention yanjye is expensive kuko hari people uzikora bari I'm not gonna call them sick but hari abantu bashobora ku getting off from actually me replying to them you get ndimo attention ibyo nyine bituma muri wowe tugira utuntu dushaza ukahita wumva ndishimye ngewe kagewana abanyarwanda niyo mpamvu ndibona kubwira ngo kugira iyo privilege hari n'abafite king yo kugira ngo mbavugishe mu kinyarwanda kuko araza akanyandikira akambwira ngo talk to me in Kinyarwanda you see that's a king like why would you want me to talk to you in Kinyarwanda ukahita umubwira ngo ongera ku na amadolari iyo ni king that's a fucking fantasy ati mvugisha mu Kinyarwanda oya none harumbwira ngo nyohereza voice note uvuga amagambo ya mu Kinyarwanda nkaya magambo y'indani amwe nawe ubwawe uratekereza ngo kumva guteye isoni kuyavuga wambabari ukambwira nka example oya sha ntabwo najya kuvuga abakiriya bajya kuzugurumva there is a client what do you call it I don't know in Umuriro barabyita ngo client lawyer privilege ni biki so hari privilege there's of course it's like I have to ngomba nyine respecting a privacy y'umuntu wangiriye icyizere akavuga ati reka njye kurura mwana rero you know ariko you get ukumva umugabo w'umunyarwanda arakubwiye uvuga urugambo wenyewe Isimbi ndashyiramo imiyaga utubwira ibyo bintu babisa gute ni ikihe kintu umuntu yakubwira ubwenge hari abanyarwanda bafite hari igihe natekerezaga iyo utaragira mu bintu nk'ibi abagabo babirabura ni ibintu tumenyereye vuga ngo ngibyo ni by'abazungu kuko kandi koko abazungu nabo babikunda ariko ntabwo umenya ko kings abazungu babazungu usinzi wenda abagore bo barono ariko hari n'abakobwa nyamo n'abasubscribe bakambwa ngo genda umukobwa barono ariko nyine like probably like in English like oh I'm a girl blah 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 just wanted to see your content ariko hari kings cyangwa ibintu bituma like uba wumva ntago just kureba intuza video ukikinisha ntago ari byonyine abantu baba bashaka kugira ntago ari byonyine urumva hari abantu bafite zino kink twita kari z'abazungu whereby they want to be dominated they want me to dominate them
They want me to be so ruthless, so cruel, so ignorant, so arrogant, insult them, like it's basically like dominant, submissive kind of relationship. Like some guys want me to dominate them, and but the thing is, the theater is your kink is very expensive. Kubera ko I don't know. I'm also gonna be started. I'm gonna actually start doing BDSM and become a mistress. Like white men, they'll worship me. I'm like a black goddess. Do you understand? I don't care if you see me as a fetish, fetish, whatever you wanna do, but pay me. If you want me to dominate you, I will dominate you, but pay me. That's a very, very expensive fetish. You get? It's only fetish. Abagabo bishyura bakavuga ati rwose goddess n'ubutaka ugenda aho nzumva I will kiss the ground you walk on. You're playing. Niko Abanyarwanda ntabwo baramenya ko it's an expensive. Like having me as your mistress or as your goddess, it's very expensive. Like it's not $50 or $100 I sell my video. For me, kuko hari sinzi nabyemeye kubivuga hano kuri Instagram ariko. Ibihe mu Kinyarwanda. Oya ntabwo mu Kinyarwanda. Okay, nje kuvuga mu Kinyarwanda. Muri BDSM ni standing for B? What does B stand for anyway? Nanjye ubwo giye no kwa mistress nanabizi ngoma no kubiregura byikamenya. Okay, reka ntangire kuri B, hari B, hari D, which is standing for domination. So domination is basically kudominatinga nka ukaba nyine uri munsi yanjye, like uransingiza ndi imana yawe. Urumva? Hakaba B, D, hakaba S, BDS. S is you being submissive to me, submitting to me, being my toy, being my dog, being my working carpet, being anything. Like you korera. Like urakanu kanje nta gaciro ufite, hari abantu ibyo bintu bari psychological. Ibi byose ni ururimi rwa prono. Byose biri ntabwo navuga ngo langage mu gifaransa twavuga langage. Byose biri muri kategori navuga ngo it's sex work basically, nakazi kari different. ntago buri muntu wese areba porno y'abantu bari kurongorana ngo bari bwarangiza gusa. Hoya hari umuntu urangiza ari uko wenda mututse ngavuga ati njegera wa bwagatsindwa n'Imana we. So ibyo bikaba ari byo bintu bituma yumva muri we. Sabe turagusuhuza muri ka catfish mu account kawe. Ako Sabe ntajya areba live. Sabe niwe muntu wa mbere ureba live zanjye. Ariko mu catfish we n'umugore we bari uzi ko njya ntekereza ko Godfather gives me the vibe that he's into BDSM. He's like he likes to be dominated. Godfather asa nk'umuntu ukunda gutera kanyamerika, yarangiza akirangiza gutya kongera agafata isabune, yarangiza isabune agafata iyindi y'amavuta. Mbese afite umugore we, afite abagore batatu, isabune, amavuta, gikotori na vaze. Ni ukuri ukuntu ajya avuga kuriya confidence afite ibivuye gutera kanyamerika. Ariko man nyine nibwira rero sheri wanje like to be like nyuzemo neza. Audience mfite ni audience y'aba East African cyane, so n'abantu barakomeye cyane kudiringa nabo, kuko ntago umuntu tuvuge ara subscribinga ku madolari ya 6 kandi uva ku madolari 6 yishyuye only fans kuroti 20%. Asigara nubwo niba wenda wakuye niba ari 6 wenda bagakurongera wenda nka rimwe n'amasenti 50, urumva wenda genda wenda ushaka kujyana wenda mama amadolari 4 n'igi na make ageraho ku bihumbi byawe 4 by'amanyarwanda. Urumva
udashobora n'ubu nta ndaya mu Rwanda ubu ngubu yanakwereka amabere yayo nazivuga ngo ziraciriritse zo ku muhanda zo mu migina nta niyakwerekana n'imoko ku 4,000 ku maze umva kantu igikobwa numvise kavuze igikobwa kimwe cyavuze cyarimo kiravuga ngo Kasuku yarakirongoye nakishure nyakunda iby'ubusa ntabwo bazi ko akarakazi abantu bakora iki sinzi impamvu abantu bafite iyo mentality yo gusuzugura umuntu ngo nuko ngo ni indaya ubundi indaya ni iki niko se nyir'umurizo wakunaniye uwo murizo wawe ujya kuzengurutsa mu bitsina by'abandi wajya usodeka muri matero ubundi ko ariyo waguze uba wumva ufite uburenganzira uw'Imana yarakuremye iguha uburenganzira ngo mu Rwanda 50,000 ugiye kugura indaya ngo 50,000 nawe ukibitanga ngo ni menshi ngo 50,000 ngo urongora iyo ndaya ngo karongora na murumuna wayo ngo karongora na nyina ngo karongora n'akana kibyara urumva ko wakize nta kibazo sheri umva nkubwire sheri buriya rero buri professionnel wewe buri professional yose buri kazi kose kagira inzego niyo mpamvu hari mukuru w'umudugudu hakaba na perezida w'igihugu urumva bose bafashanya kuyobora igihugu urumva urumva neza buriya izina uburaya cyangwa se ibyo twakwita prostitution cyangwa iki urumva kuba wakexchanginga amafaranga in return yo kugira ngo wenda umuntu abe ya performinga sexual acts on you cyakaba akaba ari ibintu runaka umukorera akaba yakoresha abanyarwandakazi ndashaka kubabwira njyewe nicaye ndimo ndiga ariko ndashaka ko kugira ngo twikomereze turimo turatwika munyandikire muri comment muvuge ngo gake gake munyandikire muri comment gake gake dukomeze gake ni sheri waje hano hari umubibi wanjye dusigaye twikundanira we Claudie ni nzaze gake gake niyigira Kasuku ndi hano gake ndimo ndiga munyandikire muri comment ngo gake sheri nani ndagusobanurira nkubwira ngo nayo 50 nayo 3 nayo 2 nta kibazo niba ariyo mwumvikanye ariko pana kugira mentality yo kumva ko ufite uburenganzira bwo kuba waryamana n'umuntu cyangwa hari ikintu yagukorera kiri sexual yo kugira ngo ube wakwifasha kurangiza ukumva ko udashobora kumwishyura nukubera iki ufite iyo mentality yo kumva ko ufite ni nkaho it's your right. What do you think you have the right to have access to somebody's body for free? Are you mad? Yeah. Are you mad? Ayariyo yose mfa kuba mwayo niyo bandi ngo hari category buriya muri industry afa mugane Isimbi ibyo uri muravuga nibi kubera abanyarwanda bitwaza umucyo ariko wowe uje umucyo atari bushize imbere ushize imboro yawe imbere sibyo ra oya nta umuco byo ngibyo ni bigamba umuco nibibamo gusambana umuco ntago murimo gusambana nawe warenza umuco ariko kuba ngusabye amafaranga urimo kumbwira ngo kandi ngo ndidaje ngo naguhera ubusa ngo ndi umwana ngo mera ubusa ngo ufite umucyo nanjye ibi bintu nangiye kubyumva Isimbi umuco Imana ko yaturemye kadupipi ngo tudukoreshe Imana yaratubwira ngo none Imana yaraturemye iratubwira avuga ati bantu ni mugende mwororoke ni Imana yaduhaye izi private parts dufite duko nizo zidufasha kuba productive nizo zidufasha kororoka ariko nyine abantu bigize abanyabwenge cyane bikoramo business urumva niba rero ibintu umwana bikozemo business bantu batubanjirije reka rero tuyarye buriya ngiye bwira abantu ntabwo ati aha board niyo zahabu ubu ngubu igezweho hehe ntago mbona bakwenda aho bayobya aha ngaha niko aha ngaha
ku masura yacu Imana ababyeyi bacu baduhaye ka genetique kezo ntago dufite ibizubi bwataraye ngo ibitamu turafise hano turafise hano niyo gold. Mboso uramuzi Mboso kwabayeho muri Tanzania umuhanzi Tanzania ariko hano oya hari show afite ndabona promoter we hano ari muri Canada, ndabona promoter arimo arashiramo link abantu kugira ngo bagure amatike, so buri muntu wese ari muri Canada. Show ya Mboso izaba muri Toronto, iyo verification nuza account iri verified yitwa PCK official, niho bagurira amatike. Shiramo ugende ugure itike ya Mboso muri Toronto itariki 2 guys. Mboso kan umutanzania araba ari muri Canada muri Toronto itariki 2. Amatike 45 and 65 uyiguze online, 85 ku muryango, and then nuza ni 120 yawe yajyane ku ruhande umvaga suko no kwibera ryo rihagaze nako ryaguye aravuze ngo nuza ya Mboso ngo ni wowe scam wa mbere ujya gushaka ababyeyi b'abantu gaswera. Official PCK ongea na Godfather huo, ongea na Godfather hapo chini, ongea na Godfather vugana na official PCK promotion ikomeze urumva. So I was saying basically nta right ufite, nta burenganzira ufite bwo kumva ko uri entitled ku mubiri w'umuntu, urumva, kubera ko ntabwo abakinnyi bajya gukinira muri apire bafite kuguru kabo kazi gucanga umupira, ntabwo bapire babyati guru dukinire, ntabwo tuzakwishyura kubera si tutanyishyura. Kuki utanyishyura niba wumva ushobora kuba kuko se ngenda ngewe niyo nshaka nanjye nshobora kuba nanjye nshaka gukora ibintu pe, ndagusaba uje nkabona nshoboye kukwishyura, nakwishyura, ntabishoboye nikomereza. Niba umuntu akwishyuje ntubishobore, abagabo no bahita baso intimidated kuko men cannot take rejection so well. Men don't know how to take rejection so well. Their ego cannot allow them to take rejection. Then bagatangira ku insulting iki abana babandi, yaba batipe cyangwa se abakobwa. So honestly, just learn how to know that nta burenganzira ufite ku mubiri w'umuntu, urumva. Wari wagurisha wigeze kugurishaho umubiri wawe mu Rwanda? Kugurisha gute se? As in uko bagura indaya mu Rwanda ariko ari mu Rwanda. Nigeze mpagara ku muhanda niba ari byo muri amazi. Uhagarara ku muhanda. Ngiye umuhanda nahagazeho ndakabobo kibera i Kigali kisha. Ako reka mubwire ngiye nahoze ntinya bura no kugera muri porn industry byatumye hari ibintu bavuga hari trauma uba ufite mu mubiri wawe ituma utabana open to have sex. You get? So for me, I grew up with a trauma kubera ko nahora nturirwa karakana mukazatwara inda karakana kazabyara kazasida ibiki, so nkurana trauma yo kutaba open ngo nanjye enjoying sex nk'abandi bana, mbe teenager ire boyfriend, nagiraga boyfriend papa kamwiruka nako komayoga komaka akamwirukaho, urumva. Nakwigirira gacuti bakavuga ati dore ka ntabwo nyine urumva nuvuga ngo nakuranye mentality just yo kugira ngo ni surviving rebo nibyo ndya mbona kuryama mundi nibere ibintu byo bwa ngo boyfriend nta usko no kugira ngo nanjye zangaha ntinagira umuntu nita ngo ni boyfriend ngo this is my boyfriend. I've never had a relationship, urumva. Now I'm capable of having a relationship, but I don't feel the need for, because ntabwo nigeze ngira imyaka y'ubu teenager nk'iyabandi ngo ngire boyfriend ngire heartbroken. So buriya rero ntabwo nakuze burandi no mu Rwanda ntabwo nakuranye mentality yo kuvuga ngo da having a sex n'iki ku myaka mike n'ibiki. So byaje nyuma niyo mpamvu nagize muri industry. Icyo nshaka kubaza, mu Rwanda wari wagurishaho umugabo mu Rwanda mukagira ibiciro mugaciririkanya akavuga ati shira ku meza hano jewe mu Rwanda? Iki kintu cyambayeho urumva noneho
Niye kubona mbona nimero irampamagaye. Reka suku agira ibyo akubaza cyangwa ntabwo mushaka. Ese mbanze mvuga iyi story ubundi tumushyireho. Urumbaje nyine ngo ese hari umugabo. Nuvuga ngo mu Rwanda njyewe ubundi ndi an open book. So abagabo benshi of course bari intimate ntabwo bashobora kubonana, like ntabwo ashobora guhura nanjye muri public, urumva ntashobora, like bari very intimidated by me because for me I'm an open book. I don't give a fuck. I'll fuck you up if you try to fuck me up, okay? So ntabwo uzuko no mu Rwanda ntabwo ndyamana, nukuri sindyamana uretse iby'amafaranga no na for fun sindyamana, kubera ko first of all ngo kubita price mutwawe bakahita bigira ngo so rero urimo urakurikira Kasuku mushyireho aze ducangire kuri iryo bere rye. Kasuku gwino hano mumbabarire ntibabe intambara ndabazi. Akusugu urabona agenda Gasuku kweri twarwana. Gasuku rega buriya reka mubwire buriya ngo harya ngo ashondana abahuje amahembe. Yo bimeze bite? Niba guhamagara ukatwikira live. Niba guhamagara ukatwikira live udusanze amahoro umugabo buza kuri live mukaguma guhamagara igahagarara. Oya telefone urabona ifite hanga mu ntoki hano ntabwo bigikunda. Naje Isimbi namwiteguye ukomeye cyane. Wi-Fi bayikatabuze yo kuyishyura Wi-Fi amadolari 30 yabonaniye kukwishyura. Yesu we Gasuku Isimbi buretse gato reka kumvanga ureka kujijisha abanyarwanda kandi Ddoumb kino kiganiro uze kumbabarira ugisigeho. Ndagisigaho ari ukuntu ujye usiba ibintu umbabarira ugisigeho. Isimbi no muntu ari bisibi ejo bundi yaraje arisanzura hanga Ddoumb usigaho duteza abantu nawe. Isimbi niba tuzana Isimbi kuri live kubera iki ntamuzana hoyi usigaho duteza abantu yaraje arisanzura hanga hamvugaho ahubwo noneho Isimbi ngewe kuza live nanjye mba numva ari ishema cyane. Uretse gato no mubwire Isimbi urumva urabyibuka aza atarakoresha sajari kera ntabwo nigeze nkurana na Isimbi atarakoresha sajari nari umufana. Wewe mwamenye yarakoresha sajari nyine wewe mwamenye yarakoresha sajari none ngewe muzi we na murundi kazi no nataramenyana na Isimbi cyokora hari agaponi nabonye uri kumwe na murundi kazi. No ngewe umbaza mubwire aba ngewe n'abantu nafashaga mbatwikira mvuga ati nutwara dutuma ibobo turaho turishakira ibiribwa uri kumva nkabafasha nkabatwikira nyuma baje kwinjira mu bintu binini cyane hari ibintu ngiye bindenga uri kumva wafashaga bamaze kwinjira mu wafashaga nk'ufasha Jackie. Mubwire Isimbi jya kurabuzi ngewe iyo utangiye kwinjira mu bintu binini cyane jya kurabuzi Jackie nawuzi aramuzi yewe gusa twese uretse no bya twijijisha ngo runaka ntabwo muzi kandi uhora kuri za Instagram n'ibiki abantu bose tuba tubaza ahubwo ari igihe ureba naho umuntu ukavuga uti umuntu ntabwo namuvuga uriko tuba tubazi. Jackie ntabwo muzi. I'm not going to, why would I lie? I don't know how. Jackie ni umukobwa wanjye wa mbere mu gihugu ubu ngubu noneho utwika arenze n'abaca ndi mukora. Entertainment yo mu Rwanda nyikurikirana rimwe. Si ngenda nagira ngo dushyire ibintu dushyireho umucyo ku kintu cyo kuvuga ngo nagiye iwanyu. Shabyo narabiresha narabirambiwe. Uretse gato ubushize wabivuzeho ntabwo nabonye amahirwe yo kuza kubivugaho. Reka tubivugeho kuko nicyo kintu kinzanye ngewe cya mbere na mbere. Ushaka gukora content se ngizogiye gukora amakomayi nta makuru nguhaye uzajye oya ntabwo kuvuga ngo ndimo gukora content ni namavu nabwiye abantu bari ahanga aba YouTuber batagira content ndavuga nimwe muze muri coding ko mugiye kubona umuceri kuko aba YouTuber bo mu Rwanda ntago bagira content ntago bazi gucreating ubundi iyo uri mu content creator uba ugomba kwicara nyine ugasoma wamara gusoma ukagira ibindi bintu nyine nawe uza kuza kugeza ku bantu
ushobora gukoma ariko ukanigishamo gake urabona Isimbi ntabwo agize amahirwe yo kwiga ariko hari utuntu ajya avuga